Imana ishimwe cyane, ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu kandi mbasuhuza kubwo Imana iba yaturinze. Ndagira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwawe. Ijambo rirahindura, ijambo rirarema, ijambo rirafatika, ijambo n'inkota ityaye ifite amugi imbere n'inyuma. Mbere ya byose nuko bisanzwe, reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka wawe utuyobora. Mana, turagushimye uyu mwanya kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Reka duhane umugisha n'umuntu wese ugiye kuryumva mu izina rya Yesu, amen. Ngarutse rero ngira ngo amazina ni ayandi. Nitwa Pastor Silver. Tugiye kuganira kuri iri jambo tugiye gusanga mu gitabo cya Samuel wa mbere. Turasoma ibice byaho 9, hanyuma turasoma murongo wa 20, hanyuma niturangiza ariko turabanza tuvugeho gatoya, dusome umutwe w'amagambo. Haravuga rero umutwe w'amagambo: Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Imana ishimwe cyane. Gushaka indogobe zazimiye. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana uyu munsi, narinje kukubwira ngo umaze iminsi ushaka icyo wabuze. Umaze iminsi ushaka indogobe, umaze iminsi ufite ikintu ushaka cyabuze. Indogobe Sawuli mu ruhande rwe zari indogobe ziwabo zazimiye, ariko nawe hari indogobe yawe yazimiye udafite, umaze iminsi ushaka ariko warayibuze. Uyu munsi rero hari ukuranga cyangwa hari ukukurangira, hari ukuntu wamenya aho indogobe zawe zagiye. Kera cyangwa n'ubu biriho, hari igihe umuntu yayobaga inzira cyangwa se afite ikintu kiwe kimucitse, hanyuma akakibura, agahura n'umuntu akamubaza ngo nta mwana mboneye uciye hano, ese nta kintu cyanjye mboneye, ese ntiwandangira inzira. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana rigiye kukurangiraho wakura indogobe yawe yabuze. Niko byagenze kuri Sawuli muri kino gitabo cya Samuel wa mbere. Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Ufite indogobe yawe yazimiye, hanyuma indogobe yawe ni wowe uyizi, ariko reka nsobanure amagambo make. Birashoboka ko mu bwenge wari ufite cyangwa umwana wawe yari afite bwagiye. Birashoboka ko n'akazi wari ufite karagiye. Ni umugabo wawe wari ufite none yaragiye. Ni umugore wawe se yaragiye. Ni inshuti zawe kandi zaragiye, kandi urebye usanga utarabigizemo uruhare, gusa zarifashe ziragenda. Bijya bishoboka. Hari igihe Bibiliya irambwira ngo ikintu cyose kigiriye igihe cyacyo. Mu Mubwiriza 3 haravuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ikigerero cya Sawuli cyari igihe cy'indogobe zigenda ariko zagiye zari zaraje. Ntabwo ikintu kigenda kitaje. Nje kukubwira uyu munsi hari indogobe zawe wari umaranye iminsi ariko wazibuze, noneho waje kuzibona. Wari ufite amahoro mu rugo wayabuze. Wari ufite abana bakumvira bumva bafite ikinyabupfura byahindutse. Wari ufite amanota meza mu gihembwe cya mbere, none ugeze mu kindi gihembwe amanota yabuze, indogobe zagiye. Wari ufite amafaranga ndetse no kuri konti wizigama, uyu munsi wa none wapi, indogobe zarabuze. Wari ufite inshuti zawe mwaganiraga ndetse ukumva nta rungu, kandi inshuti z'umugisha zikumva, uyu munsi wa none zaragiye kandi nta yagusezeye. Izo ndogobe zarigendeye, muri make zagiye, ntabwo uhazi. Warashakishije wapi, urarangisha biranga. Uyu munsi rero ijambo mpuzaniye nirikurangiraho indogobe zawe zagiye. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Dusoma umurongo waho wa 20. Ntabwo turi bujya kure, uzasoma igice cyose uzabibona, ariko ndashaka kugira ngo tuganire kuri umurongo wa 20. Haravuga ngo kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, niziguhagarika umutima zarabonetse. Kadusubiremo: kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, niziguhagarika umutima
zarabonetse. Imana iduhana umugisha. Indogobe zawe nta n'ahandi tugiye gusoma. Ijambo riravuze ngo indogobe zawe zarabonetse. Nabanje kubasobanurira ukubwira indogobe yawe ushobora kuba warabuze iyo ariyo. Iyi ndogobe rero yawe wamaze kuyumva, hanyuma umaze iminsi uyishaka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kandi rero indogobe zawe zimaze iminsi 3 zizimiye. Bibiliya ivuga izo kwa Sawuli zari zimaze iminsi 3, ariko tuvugishije ukuri izawe zimaze iminsi ingahe zarabuze? Umaze iminsi ingahe warabuze indogobe zawe? Maze imyaka ingahe inshuti mwagendanaga itakiri inshuti yawe? Maze iminsi ingana iki umwakundanaga uzi neza ko muzubakana urugo byaranze? Indogobe zimaze iminsi 3 zizimiye, uyu munsi zirabonetse mu izina rya Yesu. Nagira ngo mubwire ngo zirabonetse kandi zibonetse ugiye gushima Imana. Iyi ndogobe zabonetse habaho ibirori. Iyi ndogobe zabonetse habaho ibyishimo. Iyi ndogobe zabonetse inshuti ziraboneka. Iyi ndogobe zabonetse abantu baragomba, abantu bajya bakwegera. Uyu munsi wari usigaye wenyine uhangayikishijwe n'indogobe zawe. Muri make indogobe ni ikintu cyari kigufitiye umumaro, ni ikintu cyari kigufitiye agaciro ariko utagifite. Ni ikintu cyahumurizaga umutima wawe utagifite. Ni ikintu cyatumaga nawe wirata ko wumva mu gihagararo uri umuntu w'umugabo cyangwa se uri umuntu ushyitse. Ariko uyu munsi ntabwo kigihari, ntabwo gihari. Uyu munsi cyaguteraga imbaraga ntacyo gifite. Uyu mwanya rero Bibiliya ivuze ngo kandi rero iby'indogobe zimaze iminsi 3 zizimiye zarabonetse. Imana ishimwe cyane. Zarabonetse. Iyo zabonetse agasuzuguro karashira. Imana ishimwe ko indogobe zibonetse. Imana ishimwe ko umubiri wawe uzongera kuba muzima. Imana ishimwe ko uzongera ugakora akazi. Imana ishimwe ko ugiye gushima Imana. Maze iminsi udafite ishimwe, maze iminsi urira. Hari igihe umuntu arira, akarira nijoro, akarira saa sita, akarira igihe cyose. Ndetse hari igihe umuntu arira mu zindi system, ukarira ku buryo umuntu akubona umaze kurira ukihanagura ugaseka kubera indogobe zawe zabuze. Ariko uyu mwanya Imana igiye gutuma indogobe zawe ziboneka, zigiye kukugarukira. Ijambo ryaravuze ngo ntacyo Zakariya yari kuvuga atarabona imbaraga z'Imana. Bibiliya ikomeza ivuga ngo mureka aca amarenga ariko azagera havuge. Ugiye kuvuga kuko indogobe zawe zibonetse. Bibiliya ivuga ukuntu ngo banyuze ahantu hamwe, baca mu misozi, baca hepfo, baramanuka, baratambika, baca mu kibaya bashaka zino ndogobe ariko ntibazibona. Barazamuka, barazenguruka kugeza aho impamba yari bashiyeho bashaka indogobe, barazibona. Ngo iwabo barabahangayikira, bahangayika kuko batangira kureka guhangayikira indogobe, batangira kuvuga ngo noneho ahubwo abagiye kuzishaka turabahangayikira. Barazibona, babura indogobe, babura n'abantu. Ariko ngo hari umuntu w'Imana. Komeza usome icyo gice. Imana ishimwe cyane kuko Imana yari bafite umugambi. Indogobe baje kuzibona, si indogobe gusa babonye, habonetse n'ibindi bitangaje batari biteze. Ntabwo nashatse ko tuhavuga, nashaka kugira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo indogobe zawe zirabonetse. Iyi ndogobe zibonetse hari ibintu byinshi biboneka. Iyi ndogobe zibonetse hari ikintu gikomeye muri wowe kituma wongera kugira umutima utuje, ukaryama ugasinzira. Indogobe bitewe n'umumaro zari zikumariye, maze iminsi warazibuze ariko wari uhangayitse. Nshuti y'Imana, reka kurira, Imana igusubije agaciro kawe. Reka guhangayika, Imana igusubije icyubahiro cyawe. Reka kwiheba, Imana ije kongera kubana nawe. Ndagira ngo mutangarize mubwire ngo Bibiliya ngo hari kurira ko hararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu mwanya warayurira ariko indogobe zirabonetse uraseka. Ejo wararize ariko uyu munsi Imana izanye indogobe zawe. Ibikuriza birahari, ntiyagira umuntu kubeshya. Ibikuriza birahari. Rwose ntiwirarire, ibikuriza birahari ariko nje kukubwira ngo nibiguhoza birahari. Indogobe zawe zirabonetse. Imana iguhaye indogobe zawe. Muvuga butumwa, muririmbyi, munyamasengesho, mucuruzi, wowe urwaye, wowe uhagaze, wariraga, ariko reka mubwire ngo Imana iguhaye indogobe zawe zirabonetse mu izina rya Yesu. Wikwigirira nabi, wikwiyahura kubwo indogobe zawe, wishaka kugira ngo wirangirize ubuzima, wikwiheba, wikumva yuko iyo gereza urimo mu buryo ibibazo utazayisohokamo. Mu izina rya Yesu indogobe zawe zirabonetse. Ugiye kongera utuze, ugiye kongera umererwe neza, ugiye kongera ugira umutima utunganye, ugiye kongera nawe ube mu mbyino z'abanezerewe. Kubera ko nigeze nganiriza abantu bamwe ndababwira ngo buryo umuntu abyina neza
nta muntu ubyina ababaye, nta muntu ubyina ababaye, nta muntu ubyina ari uko arimo kurira. Oya, ugiye kuba mu mbyino z'abanezerewe. Imana iduhana umugisha, Imana itugiriye neza. Ngiye gusenga Imana, ariko kandi nubwo ngiye gusenga Imana umenye ngo indogobe zawe zirabonetse. Uzashima Imana, Imana izagufashe, uzashime. Kandi we wari waranze abantu bitewe n'impamvu y'umubabaro w'indogobe zawe wari ufite, ugiye kongera ubakunde mu izina rya Yesu. Imana igufashe uyu munsi, indogobe zawe zigaruke, indogobe zawe zigaruke. Wowe tuvugana, wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana no kuryumva, birashoboka kwa se ni umwana wabaye ikirara yarakunaniye, ni umugabo wagiye, ni umudamu wagiye, ni akazi kagiye, ni inzu yawe yagiye, ni imodoka yawe yagiye, n'amafaranga yawe yabuze, ni inshuti zagiye, n'imiryango yakuvuyeho. Hari igihe biba ngombwa n'imiryango ikatuvaho ikabyanga ikabyihorera, ariko Imana igufashe, indogobe zawe zigaruke mu izina rya Yesu. Giye gusengana Imana nawe, indogobe zawe Imana igiye kuzikugarura. Gira kwizera gusa, watakaje ibyiringiro ariko garuka mu murongo. Yesu aragukunda. Garuka mu murongo, Yesu aragukunda. Garuka wongere wegera Imana, iragukunda. Garuka wongere wegere Uwiteka nubwo ibibazo byari bikwishe, ariko Imana igiye gutuma indogobe zawe zigaruka mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Mana, turagushimiye, uri umwami mwiza. Neza yawe n'urukundo rwawe nibyo bituma tudashiraho. Sengeye umuntu wese wari ufite ikibazo cy'indogobe ye yagiye, indogobe maze iminsi ayishaka ariko ntiyayibonaga. Nanjye ndinginga Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo imirimo n'ibitangaza bikoreke imbere yabo. Umuntu wese wari uhangayitse kubw'indogobe yiwe, wari ubabaye kubw'icyo kibazo, reka yongere abone igisubizo, kandi tuzagushimira ineza yawe kuko ukoze imirimo myiza. Mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ibahe umugisha.